Yesu ashimwe bene data, turabashimiye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tubashimiye ko mukomeza kudukurikirana kuri Iguhaye TV. Uyu ni wa mwanya mwamenyereye ko tubagezaho ijambo ry'Imana, icyo Imana kize muri twebwe. Mureke dufatanye gusenga Imana, twumve icyo Mwuka abwira amatorero. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye ko ushobora byose nta kikunanira. Amaso yawe ari kubakiranutse kugira ngo abagirire neza. Buri muntu wese uguteza amatwi kubw'ijambo ryawe ugiye gutambutsa mu bera bawe, reka umwuka wera amanuke aganze, tubashe kwakira umugisha kubw'amaraso ya Kristo Yesu, kugira ngo buri wese abashe kwiyumvamo yuko uri Imana iri kumwe nawe, kandi Imana izamugirira neza mu gihe gikwiriye. Dusenge twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Yesu ashimwe. Amazina nitwa Mugisha Jean de Dieu, nsengera mu itorero rya Deperi Ibare. Imana ibampere umugisha mu izina rya Yesu. Kadusome ijambo ry'Imana. Kadusomye mu butumwa bwiza rwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza ibice byaho ni 9 umurongo wa mbere. Aravuze ngo, akigenda abona uwavutse ari impumyi, abigishwa baramwegera baramubaza bati, mwigisha, uyu ko yavutse ari impumyi, ni icyaha cye cyangwa ni ibyaha by'ababyeyi be? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, n'igihe umuntu atakibasha gukora. 6. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, arakira, arahumuka. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho asabiriza baramubaza bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni njye. Yesu nabahumisha mu izina rya Yesu. Reka tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Nahaye intego ivuga ngo Yesu agutaransfere mu bibazo byawe ufite, mu burwayi bwawe, mu ngorane zitandukanye. Yesu agutaransfere. Iki ni icyigisho, ni ikiganiro Yesu yajyanye n'abigishwa, bakigirana ari abantu babiri, ariko hari n'abigishwa bahari. Akigirana n'impumyi, akigirana n'intumwa ziri aho ngaho. Ubu ni abantu batatu. Aravuga ngo, ababwira ijambo rikomeye. Abigishwa babaza Yesu ngo, uyu ko yavutse ari impumyi, ni ibyaha bye cyangwa ni iby'ababyeyi be? Yesu arabahakanira, abavuga ngo ntabwo ari ibyaha bye, si n'iby'ababyeyi be, si karande yamugize gutya. Kuba ari muri situation runaka si uko ari karande, ahubwo bavuga ijambo rikomeye. Arababwira ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Yesu akimubona nta kindi Yesu yakoze. Yaramubwiye ngo, akimubona yavuze ngo acira hasi, atuba kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ngo, jya ku kidendezi cy'Isorowamu. Amubwira ijambo rikomeye cyane. Aramubwira ngo, genda ujye ku kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Turashimira Imana ko icyerekezo kizima Imana ari igitanga. Iyo Imana igutaransifeye, nta muntu ubasha kuguhagaritsa mu izina rya Yesu Kristo. Iyo Imana ivuze ngo baho, nta muntu ukuraho icyo Imana yavuze, nta muntu ujya usiba ikintu Imana yavuze. Kandi abantu bajya bashyiraho akadomo ku butabazi bwawe, ngo ntuzatabarwa, ngo ntuzakira indwara ufite, yaba ari diyabete, yaba ari kanseri, yaba ari hypertension, yaba ari umutwe udakira, yaba ari umugongo, yaba ari kurwara amaguru. Ibyo byose iyo Yesu Kristo agutaransifeye, haleluya, iyo Yesu Kristo agutaransifeye, ibintu byose birashoboka. Ngo acira kondo hasi, akamusiga ku maso. Arama ngo ujya ku kidendezi cy'Isorowamu, ngo gisobanura ngo yaratumwe. Uyu munsi ndagutaransifera mu izina rya Yesu. Ndakubwira ngo Kristo niwe uvuze ngo iyo ndwara yawe, uwo mugongo udakira, ngo aragutaransifeye, wakire gukira. Agusiza kondo ku burwayi bwawe bwose ufite. Niba uri umushomeri, Imana yo mu ijuru iragutaransifeye. Etika sola mongre, Imana igutaransifera mu izina rya Yesu. Ijambo ryavuze ngo, aravuga ngo genda. Haleluya bene data. Aravuga ngo genda ujye ku kidendezi cy'Isorowamu, gisobanurwa ngo yaratumwe. Turashimira Imana ko iyi Imana idutumye hari ikintu ibishaka ku buzima bwacu. Imana ihimbazwe cyane.
uyu munsi ndagutaransifera mu burwayi bwawe, ndagutaransifera ku bibazo byawe ufite, ndagutaransifera ku byangombwa wabuze, ndagutaransifera kuri cyamunara ugiye guterwa kuri cyane umunara. Ariko uyu munsi data wo mu ijuru aravuze ngo mu izina rya Yesu Kristo wakira ubutabazi. Data agusiza kondo ku kibazo cyose wari ufite. Yesu ashimwe cyane. Ari igihe umubyeyi abura sikorofize z'abana akazibura, ariko data ntabwo ayibonye nk'izabuze, ahubwo agiye gutaransifera kugira ngo urwo rubyaro rwawe rubashe kwiga rurangize. Nuko Imana igutaransifera mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Luka 7:11 haravuze ngo Yesu ahura n'abikoreye ikiriba, ngo agikoraho gusa. Ikiriba cyaba umutwaro wawe, ikiriba cyaba situation uhagazemo, ikiriba cyaba ibibazo byawe uhagazemo uyu munsi, ikiriba cyaba uburwayi umara igihe, yaba ari umugongo udakira, waba ari ikiriba, waba ari umutwe udakira, yaba ari ikiriba. Ariko ndagutangariza Yesu Kristo wizeye, Yesu Kristo wakwizera amasaha, wowe uri muri Amerika, wowe uri muri Asia, uri muri Afrika, Yesu Kristo wakwizera aya masaha afite imbaraga, afite ubushobozi. Yimura imisozi itabimenye, yakwimura umusozi w'uburwayi bwawe, yakwimura umusozi w'ubushomeri, yakwimura umusozi wo kubura abavandimwe bawe. Ariko Yesu aragutaransifera mu izina rya Yesu Kristo. Yesu agutaransifeye mu kazi kawe, ntabwo byagendaga. Yesu agutaransifeye mu ivugabutumwa ryawe, aragutaransifera mu buhanuzi bwawe. Yesu agutaransifera mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Aramubwira ngo jya ku kidendezi cy'Isorowamu, ngo abibwire mu itabona. Ndakubwiza ukuri wo kundeba, wowe uri muri Canada, wowe uri Belgique, ndakubwiza ukuri ko Yesu Kristo wakoreye cyangwa se uvugisha watuza akanwa. Yesu Kristo ubasha kuvuga ukamubwira abantu 3-4 n'ugiye kukwigaragariza muri iyi minsi itarenze 3 kugira ngo akore kidasanzwe ku buzima bwawe. Nuko ubongera kumwizera, ukakira kwizera kuruta kabuto ka Sinapi. Haleluya, haleluya. Tapika sola mongere, akira akondo mu izina rya Yesu. Akondo katuma nawe ujya kurigisha nk'abandi, akondo katuma abana bagira ubwenge nk'abandi, akondo katuma nawe baronka diplome nk'abandi, akondo katuma ubona urubyaro mama, akondo katuma papa ubasha kubona ubutabazi mu rugo rwawe, akondo katuma wa mubyeyi we mu kazi urimo uri umwarimu ariko byaranze nta mushahara ukugira akamaro. Akondo uyu munsi Yesu agusize ni ukugira ngo wemerwe mu izina rya Yesu, ni ukugira ngo ubashe kwakira icyo umwami ashaka ku buzima bwawe, wakire igitangaza kivugira mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Yesu amaze kugirana ikiganiro n'iyo mpumyi n'abigishwa bari aho ngaho, ijambo ryatubwiye ngo acira kondo akamusiga ku maso. Uyu munsi data wo mu ijuru agushakiye inzira, uyu munsi data wo mu ijuru agushakiye ubuhungiro. Nta buhungiro wari ufite no muri Amerika waharwarira. Nubwo ufite iyo kansa ndayishirira mu izina rya Yesu, ndayisiga kondo. Uyu munsi Kristo akubwiye ko uyu munsi ikibazo cyose wari ufite agusiza kondo. Umuntu wese uri kunyumva kuri Bergera TV, ndakubwiza ukuri ko Kristo wizeye, Kristo wamenye atari kubw'abantu, Kristo waje akakubatura mu byaha n'ugusiza kondo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagutangariza yasanze ikirema ku kidendezi kimaze imyaka 38, ngo arakibwira ngo ikorera uburiri bwawe ugende. Aragitaransifera, ntiyagitaransifera ikijyana Kabgayi, ntiyagitaransifera ijyana mu bitaro bitandukanye. Arakivuga ngo ndagutaransifera ikujyana mu rugo iwawe. Nawe ufite umurwayi urwariye kwa muganga, uyu munsi data wo mu ijuru aragutaransifera mu izina rya Yesu. Wowe urwaye umutwe udakira uruhande rumwe, ndagutaransifera ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Iyo umuntu afite transfer akajya ku kigo nderabuzima abasha kwitabwaho, bamuha serivisi yihuse, afite transfer. Nanjye Yesu avuganye nawe ko agutaransifera mu bibazo byawe byose ufite. Yesu aragutaransifera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndagutangariza yuko hari benshi bagiye gutangara, hari benshi bagiye kubaza ukuntu bigenze, hari benshi bagiye gutangazwa n'Imana igukoreye, hari benshi bagiye kubona Imana igukorera ubukwe mushiki wanjye, hari benshi Imana igiye gutungura ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Hari benshi Imana igiye gutungura
mu muryango wawe bazi ko utazashaka, bazi ko nta mpano uzabona, musore bazi ko nta mpano uzabona uzaronka, ariko Kristo atobya kondo. Genda uyihabwe mu izina rya Yesu, genda uyakire, genda uyisingire. Pikostida fongra, genda wakire inkunga y'Imana iguhaye, akira gift y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umunani yaravuze ngo abamubonaga kera ngo yicara aho ngaho asabiriza, batangazwa n'icyo Imana imukoreye, ngo batangira kumuyoberwa. Hari abantu bagiye kuyoberwa mama, hari abantu bagiye kuyoberwa papa, hari abantu bagiye kuyoberwa mu buzima bwawe wabayemo uyu munsi. Burahindutse mu izina rya Yesu. Ndimo ndabona Imana ihindura ubuzima bwawe, ndimo ndabona Imana hari ikintu ikora, ndimo ndabona Imana ikora ku kibazo cyawe, icyifuzo cyawe wari umaranye igihe kirekire cyane. Imana igiye kugisubiza mu izina rya Apostle Claire Shando, mu izina rya Yesu. Imana igiye kugutabara, Imana igiye gukora igitangaza cy'umunsi ku buzima bwawe, Imana igiye kugutabarisha kano kondo igusize. Nimba urwaye imshiko, data gusize akondo ku mpyiko zawe, aragutaransfera mu izina rya Yesu. Nta kujyaniye kibagabaga kubera ko azi ko nta murwaza. Ndagaze ku kidendezi ndahasanga umaze imyaka 38, aramubwira ngo ikorera uburiri bwawe, aramubwira ngo reka da, ntabwo mfite umuntu unjugunyamo. Ndagutangariza wowe udafite umuntu ukujugunya mu kidendezi, uyu munsi marayika w'Umwami Imana ntabwo amanukiye mu kidendezi ngahindura amazi, agutabaye utagiye mu kidendezi, agutabaye utagiye kwa centre de santé, agutabaye nta vuru ugiyeho, agutabaye nta dogiteri ukuvuye ugupimye, agutabaye kuri iyo kanseri, nta muntu ubiguzemo uruhare, agukora igitangaza kivugira mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Dawidi Imana imutambutsa ku mwami witwa Abimeleki. Imana ngo imuha umwuka wo kuba guca bugufi ku mwami Abimeleki, ngo yihindura umusazi kandi ari muzima. Umwami yihindura umusazi suko nta bwenge yari afite. Hari igihe kigera ugaca bugufi kugira ngo ubashe gutambuka ahantu. Ndagutangariza ko uyu munsi nawe amaze gucika Abimeleki umwanzi we, ngo yageze imbere ngo ahita yandika Zaburi 3:4, aravuga ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugotanga abe kugira ngo abakize. Ndetse agera ku gice cya 11 avuga ijambo rikomeye ngo imigunzu y'intare ibasha gukena ndetse no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira icyiza bakena. Haleluya. Uyu munsi ndagutangariza ko Imana ishize ubuzima bwawe, iguhaye ubuzima buzima. Imana iguhaye kwakira ifatitse muri wowe, Imana iguhaye gusingira icyo wasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Yo warumaze igihe abantu bakugenda ngo ntaguza ngo kutarashaka, ariko data atobya kondo aguhuje n'umugisha wawe. Data atobya kondo aguhuje n'igitangaza cyawe kivugira mu izina rya Yesu. Ayiwe uyu wavutse ari impumyi aza kugira ikibazo, yamuzanaga mu gitondo saa 12 bugorobye akaza kumucyura. Ariko wowe uyu munsi nta muntu ukujyana, nta ufite ugusunika mu kazi, nta muntu ufite ukujyana muri business runaka, nta muntu ufite ugusunika ngaguha igishoro. Ariko Yesu Kristo atobya kondo ku buzima bwawe, atobya kondo mu kibazo cyawe, atobya kondo mu burwayi bwawe, atobya kondo mu bakurenganyaga, atobya kondo mu madosiye wari ufite, atobya kondo muri situwasiyo wari uhagazemo. Data aragutaransfera akujyana mu rugo iwawe, aguhuza n'igitangaza cyawe kivugira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Buri muntu wese afite igitangaza Imana yamugeneye, ariko ndagutangariza ko Yesu akize impumyi, hari izindi impumyi zari zihari n'Imana n'impande, birashoboka ko zari zihari. Ariko uyu munsi wizera Imana, uyu munsi wakira ubuntu bw'Imana, uyu munsi wakira kumva Imana muri wowe, uyu munsi wakira igitangaza cyawe, ucyakire Imana ikugirira neza, ucyakire Imana igutabara, ucyakire Imana ivugana nawe by'ubutwari. La pista doza la bola guys. Ndagutangariza mama urimo kunyumva, data wo mu ijuru Imana ikugirire neza, Imana igutabarishije imbaraga zawe zikomeye, Imana igutabarishije igitangaza
cyayo gikomeye. Imana ikugiriye neza mu izina rya Yesu. Ndakubwira wowe mama urimo kunyumva, ntabwo byagendaga mu kazi, ntabwo urenza amezi 5 uri mu kazi, Satani akunyaga akazi. Ariko uyu munsi ndagutaransifera mu izina rya Yesu. Uyu munsi ugomba guhabwa kontra y'akazi, ugomba guhabwa kontra y'akazi mu izina rya Yesu. Acira kontra y'akazi. Wajya gukora nta kontra, ariko acira kontra. Petit casso la bonne gré, acira kontra mu izina rya Yesu. Yo, warutaka iminsi data mu ijoro arayikiza. Wakoze ku kiriba akagikora harimo umwana w'ikinege, akamuzura ngo abikoreye ikiriba bakagitura, ngo umwana wari wapfuye akaba muzima. Nawe uyu munsi wawe muzima, uyu munsi wakwakira ubuzima, uyu munsi wakwakira amahoro ijye mu mutima, uyu munsi wakwakira kunesha, uyu munsi wakwakira imbaraga zituma unesha icyaha n'igisa nacyo. Uyu munsi wakwakira imbaraga zituma utsinda ibikugerageza byose. Uyu munsi wakwakira kwizera gutuma ubasha gutsimbura mu izina rya Yesu Kristo. Komeza utsimbure ujye imbere, ntugasubire inyuma. Inyuma ni habi. Iyo umuntu asubiye inyuma arapfa. Iyo umuntu asubiye inyuma hariyo byinshi twatambutse. Iyo usubiye inyuma hari ibibazo uhura nabyo. Wowe komeza wavanse imbere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ikugiriye neza mama, Imana ikugiriye neza papa. Mushiki wa Imana hari ikikoze. Ijambo ryaratubwiye muri Luka 8, haravuze ngo hari umubibyi abiba imbuto, zimwe zigwa mu nzira, ngo abantu barazikandagira, ndetse ngo haboneka n'inyoni ngo ziza kuzitoragura, ngo abona abumva ijambo ry'Imana, ngo ariko ntirigume mu mitima yabo, ngo umwanzi akabasahura ijambo mu mitima yabo kugira ngo batizera ngo bakizwe. Aravuga ngo ndetse ngo hari n'izindi zaguye gukara ngo nizagiye ku butaka bukeya, nizagiye hatari ubutaka bufite ifumbire, nizagiye ku butaka budafite imvaruganda. Ariko ndagutangariza, ugomba kumera nka rwa rubuto rwaguye mu butaka bwiza, rwa rundi rwabashije kwera imbuto imwe 100. Nawe uyu munsi data guhaye umugisha ari icyo akoze ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Nawe ntube nk'uru rubuto rwumva ijambo ry'Imana, ntirubashe guhama muri rwo, ntirubashe gukomera. Nawe umene nk'uru rubuto rwaguye mu butaka bwiza, ubashe kwera mu izina rya Yesu, ubashe gutera imbere, ubashe gusinyira icyo Imana gushakaho, ubashe gusinyira igitangaza cyawe, ubashe kwakira izindi mbaraga. Oh haleluya, haleluya. Numere nk'uru rubuto rwaguye mu mahwa, ngo amahwa ngo ararutwicira, birakurana ntirwakwera. Abo nabumva ijambo ry'Imana bakarisigaho baryumvishe. Uyu munsi wo kunyumva kuri Ibuye Ryera TV, ndagutangariza ko uyu munsi Data wo mu ijuru aguhaye icyerekezo gifatika, aguhaye kumva ijambo ryayo, aguhaye kwizera. Wiha amaso abantu, wihaga amaso abantu, yahanga Imana. Imana ni umugenga wa twese, Imana ni iturengera mu buzima bwacu bwose. Imana nibasha gukora ibyo abantu badakora ku buzima bwacu. Acira ubuzima, acira kubaho, acira mu buzima mufite ishusho, acira ubuzima mufite imbaraga, acira ubuzima bubereye umuryango mu izina rya Yesu Kristo. Oh haleluya, haleluya. Ugomba kumera nk'uru rubuto rwaguye mu butaka bwera. Hari abantu bumva ijambo ry'Imana. Hari Dodani 4. Dodani ya mbere nabumva ijambo ry'Imana ngo bakarisiga mu nzira, ibyonnyi bikaza bikatoragura ijambo ryayo. Bari bumvisha ijambo ry'Imana, nyamara iri jambo ry'Imana nuryumva wizere mu buryo budasanzwe, wizere mu buryo utajyaga wizeramo. Data hari ikintu ashaka gukora ku buzima bwawe. Acira akondo kuri situwasiyo wari ufite, acira akondo ku buzima budafite ishusho, acira akondo ayiwe muri dosiye zawe, acira akondo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turi ku ijambo rivuga ngo Yesu agutaransifere agutaransifere mu izina rya Yesu, agutaransifere wakira, agutaransifere ukira uburwayi bwawe, wakira
sida, wakira hypertension, wakira diabete, wakira kanseri, wakira umugongo udakira, wakira umutwe wawe udakira. Uyu munsi wakira mu izina rya Yesu Kristo. Oh, datika sola bonestigega. Uyu munsi wakira igitangaza cy'Imana. Imana yavuze ko izagutabara, ariko abantu baguciye intege. Imana yavuze ko izakurengera, ariko ibyo ubonesheje amaso bitumye uva ku Mana. Humura. Nubwo uyu munsi ukiri mu ikode, Yesu yagutaransfera nawe ukabasha kubaka nk'abandi. Yagutaransfera ukabasha kwishyura amadeni yawe. Yesu yagutaransfera ukabasha gukira uburwayi bwose ufite. Yesu ashimwe cyane. Tuba dufite iminota mike cyane, ariko tujye gusenga Imana. Tujye gusenga Imana. Yesu agutaransfere mu kibazo cyose ufite. Agutaransfere muri situation uhagazemo uyu munsi. Agutaransfere mu kazi kawe, wabuze akazi. Agutaransfere ubona akazi mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Agutaransfere mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu agutaransfere. Abantu bavuze ko nta buzima, wakira ubuzima. Abantu bavuze ko utazashaka, ujye gushaka mu izina rya Yesu. Abantu bavuze ko utatunga imodoka nk'abandi, akira imodoka. Abantu bavuze ko ubwo burwayi ufite uyu munsi butakira, Yesu atobye kono ku buzima bwawe. Wakira ubuzima, wakira gukira, kuko ariyo kwizerwa Imana. Reka dusenga Imana. Kadusenga Imana, wizere Imana ko ari umugenga wa byose. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka, uri umugwaneza. Ijambo ryawe ni rizima. Ijambo ryawe warimanuciyemo, warikoremo ibitangaza bikomeye. Hano hari benshi bakurikiye Ibuye TV. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Wari ufite umwuka wo kwishingira, wari ufite umwuka wo kubivamo, wari ufite umwuka wo kugusezera Mana. Uwo wese abo bahaye ibyiringiro, baremera ibyiringiro ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Baremera ubuzima bufite ishusho, baremere amahoro yo mu mutima. Ndabasengeye cyane ngo utuba akondo, ugasige kuri umurwayi w'impyiko, ugasige kuri kanseri, ugasige kuri diabete, ugasige ku mutwe udakira. Kano kondo utobye ukamusiga kuri umugongo udakira. La pita nos dire go la shando manda henina stika dos stile vonema ubasiga kondo mu izina rya Yesu. Yakira ubuzima, ave gukidendezera aryamyeho, ave gukidendezera amaze y'iminsi, ave gukidendeza Satani mushizeho mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, buri muntu wese muremera ishimwe. Uzumva Ibuye TV azabone ukuboko kwawe, azabone imbaraga zawe. Hari benshi babanamutse bahereza imbaraga. Tubakondo buze umwuka wera, tubakondo bakira ubutabazi, tubakondo bakira kunesha, tubakondo bakira gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Bakira inkomezi, bakira imbaraga zibabashisha, zibabasha kunesha ibyaha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Yesu ko hari ikintu ukoze ku buzima bw'aba bantu bose. Bazareba kino cyigisho kubwo imbaraga zawe zikomeye, ukimanukiremo, ukora imirimo n'ibitangaza, uko Imana igira neza. Urakoze Mwami Yesu, dusende twambaje kuri kumwe natwe, kandi ko ubishyigikiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Imana Ev.Mugisha bene data. Turabasaba ngo mukomeze murebe Ibuye TV, mukomeze mukane subscribe, mukande like, kugira ngo twese dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Imana Ev.Mugisha. Nimero yanjye ya telefone 078 65 56 5 ya Tigo niyo ya Whatsapp 0722 58 14 91. Shalom.